Hello muraho neza ni Rusara nk'ibisanzwe muramenyereye. Jahanga rero murambona Cynthia ntaho hari ariko mbafitiye umutumirwa inshuti yacu mukunzi wacu mubane natwe. Cynthia ntabwo yabonetse ariko yambwiye ngo mbasuhuze. Ntabwo rero ko batabonetse ntabura kubaganiriza cyangwa mbakire mubane natwe. Nababwira rero ndi kumwe n'umutumirwa wacu umukunzi wacu, reka tumwakire nabibwire. Ndakeka bamwe mumuzi ariko nabibwire n'abatamuzi bagire n'abatamuzi bamumenye. Ndakwakiriye. Hi guys, thanks for having me. Nyine nitwa Fiette. Nje naguze iyi channel. Rero ngiye kuza. Ugiye kwishima utaraga aratwishyura. Umva nyine nanjye naje gusura Rusara na Cynthia kuko Cynthia ntabwo ahari, so I'm here nyine kugira ngo tujye ibintu bimwe na bimwe tuganiraho. Yeah, thank you. Someone is calling me. Ndikumva ko ndi mu kiganiro. No need. Dukomeze nyine. Never mind. Mwamubonye rero no kumwabonye musure kuri channel yiwe harya yitwa nde? Ako ntigipostinga yarasinziriye iragona yitwa It's Ineza. Right? Yeah, my YouTube channel is It's Ineza. Go and subscribe kuko buri gihe mara promising ngo ndaje ngiye ko ibintu byadaje. Cyozo nta kintu na kimwe ajyasiraho. Ariko arayifite ngene murebe utuvlog. Guys, nigumira aha rwose sembashaka. Nigumira kugumura abantu. Umva, let's get to the topic. Rero naye ndi gukora utuntu abaraje arambwiye ngo kuki utuye gusaba imbabazi. Nabo azi iki ngo uburyo ngo wankubita ariko ntabwo naramukubitaga naramuhanaga. Abana gasuri mama nta soni. Naramuhanaga ntabwo namukubitaga. Urumva kakana kangwa mu ntege. Ariko yagiraga udufite twinshi cyane urumva nkamuhana aho mama yabaga atari urumva nkamucisha akanyafu. Nakoze nabi cyangwa ni mumbwire ndashaka mumbwire cyangwa mwebwe bari umuntu abanyu ntago mwabahanaga ngo mucisha akanyafu. Kibazo yazanaga akanyafu ngaje ko kankubita nkakamwaka nkamukubita kugira ngo baransubiza inyuma mwibyo biye kuko numva nopfa. Yambwiraga ngo kuki ntiyeze musaba imbabazi ndamubwira reka tubaza n'abakunzi bacu. Mwebwe mweze mufata time mubaza musaba imbabazi abavandimwe banyu bajyaga mushwana muri biriya bihe. Rero ntago nawe kubitaga gusa batwagaragara amafaranga. Njye nawe nigeze ndwana njye nigeze mugeze ngo tuvukana nta numwe. Ibyo ngibyo nanuga ariko nagavandimwe ajya asana imbabazi mostly nyine. Cyabona musaba imbabazi. Njye nashaka kubaza nimba ari umuntu ntarabandi bantu mu rugo bigize barwana usibye wankubise. Nimba ari umuntu wankubise ni wowe. Naguhoraga iki rero? Kuki bane ntabakubitaga? Na mama atankubita na papa atankubita ariko waranzengereje. Tuvugana yitwa sinzi ibintu nari mbonye ndi kuvuga nyine ukuntu nyine ngo ibintu byo abantu bari kuganira nyine ukuntu abavandimwe bashwana ariko bakongera n'undi bakiyunga ntawe usabye indi mbabazi. Ntabwo banashwana rwose. Nyine dushaka gufightinga cyangwa twagiyunga nyine ukuntu ariko bikarangira nta muntu usabye nyine indi mbabazi. Yani byo ndi kureba none bitavuga se kuki tugeze nsaba imbabazi n'umunsi wari mwe kandi uzi inshuro zose wankubise. Okay, ndaze gusabye. Ndetse ngubwiza ko uzinsaba uzafata umwanya. Kubera musabye imbabazi ambabarire ariko nawe usaba imbabazi. Naguhoraga iki? Ndibuka umunsi umwe wigeze kunkubita dupfuye ko nari ndi gukoropa unyuzamo ibirenge. Oya ibaza nyine nawe ko umuntu ari gukoropa ukanza baganza gukoropa ngiye nkakoropa none unyujijemo ibirenge nkutera amazi. Ndabwo wasubiye inyuma sunyura byanga utahumenaho amazi. Utuzungubita urushyi mama ariko nanjye yarakumpaniye muri rukanga imyenda iratakara. Urabyibuka? Ibyo rero ukajya bivuga ntabyo nzi.
ndetse ubwo nambaye iyi myenda yaguye hasi simbizi gusa mwarirukanse nimba wari wambaye nk'ijipo hari utujipo y'uburyo bafunga nimba wambaye nk'iki simbizi gusa ndi wirukanse noneho wowe babaga kukuta abantu bakaza kugushungera nabo barabakubitaga ndetse baza gushungera ibiki twabaga muri karitsiye cyangwa tukiri abana nyine y'abantu benshi two tumeze nk'umuryango umwe rero iyo ikintu cyabaga hamwe abantu barabimenyaga nyine wenda nk'umuntu bamukubise abo mu mwanya baremeye ko bagukubise kandi wavuze ko induru ya danje bambeshye ubwo rero wabyumvise ko nagusabye imbabazi imbere y'abashuti bacu urumva yeah but that was even not the topic wambabariye nakubabariye kera simpa ko nsaba imbabazi nyine bondi y'abavandimwe ntabwo ibikeneye ibintu by'imbabazi n'iki byose ibyo ngibyo nyine biraba bigatambuka iyo ntabwo ari topic twari dufite kuvuga uyu munsi niko kari kajemo twapanze kuvuga ku bintu by'ama generasiyo nyine irangiye na generasiyo y'ubu ngubu nyine turi kuvuga ngo ukuntu nyine abantu basigaye bitwara muri relationship cyangwa se especially ku ruhande rw'abasore right ngo tutaribo so turi kwibaza turi kuvuga nyine ukuntu generasiyo nyine zigenda zihinduka iya bakuru bacu bakuru siyo yawe yawe siyo yanjye how to know nyine ko umuntu ari serious cyangwa ari unserious in relationship ngaho mbwira nyine ukuntu ushobora kumenya ubu ngubu umusore uri seriye cyangwa utari seriye ubibona gute ubibwirwa n'iki nyine cyangwa generasiyo yanyu mukunda abasore bameze bate bitwaye bate kugira ngo tudase baba gangster b'urumogi bari sometimes oya aratubeshya oya ntago abantu bose nkeka ko buri generasiyo igira abantu beza n'ababi n'iyawe yarimo abantu bari seriye abatari bo hari igihe uhura n'uri seriye hari igihe uhura n'utari seriye cyane cyane ko njye ntabwo mpura n'abasore benshi kuko ngenda umumansera as you all know guys ntabwo mpura n'abasore benshi ngo mbashe gukompara nyine ngo abari seriye n'abatari seriye gusa Imana iramfasha nta bari seriye banza tuziranye I don't know gusa njyewe ikintu mbona nk'ama red flags nyine nshaka kuvuga ngo no muntu ntabwo ari seriye ntabwo aricyo kiba ari icyawe ntabwo aricyo kiba ari icya petitse cyangwa ari icya mugenzi wanjye buri wese agira ukuntu abibona right kuko usanga wenda hari umuntu nyine niyo mpamvu n'abantu badakunda n'abantu bameze kimwe hari ibyo uba ukundira umuntu njye mbimwangira hari n'ibyo mba mukundira umwangira so ntabwo rero nabasha kumenya ngo en general ngo umuntu ngo uri seriye ngo utari seriye ntabwo abimenye nyine kuri buri wese ndakubaza ku giti cyawe wowe nyine kugira ngo umuntu uvuga ngo cyakuze uyu muntu ari seriye gute se mwaganiriye physically kumureba ari physically ari kumwaga nyine like ugura n'umuntu face impression gatuvuga ngo shaka n'umuntu ashaka ari serious cyangwa se n'umuntu no kumurana atari no ari wowe muri kumwe ku muntu habasha birashoboka yuko no muntu ashobora kuba ari serious ntabwo ibyo bintu bigira physically ukimubona gutya okay ntabwo nkunda kuhita ncharginga umuntu ariko hari nk'utuntu nanjye nshaka kubona nkavuga ngo no muntu kuri njye nk'udukirere ngiye tuvuge wenda nk'umuntu abana b'iki gihe ngiye mba mbona bikundira ngo abana b'iki gihe ni iki uri kuvuga wese uri umwana w'iki gihe ugenda umukecuru ariko ngiye kamubwiye nk'ama red flags nyine mbona ku muntu bwa mbere na mbere nkahita nyine tutaranaganira nkahita mvuga ngo nyine uno muntu sha ini red flag ntabwo twakirwa ikintu cya mbere nanga nyine iyo mbonye umuhungu wateretse nk'inzara uri kumva ukabona inzara umva zireshya icyo bari vierme cyangwa gahina hari n'abasiga amahina y'umukara oya hari n'abasiga utunete utunete ugasanga utwara turashanye cyo ugasanga umuntu yateretse inzara turanasongoye yashyizeho n'akanetre rwose turayaga pe abameze gutya Jesus Christ no rero sinkunda abantu baza bavuga ngo se baby ngo yo ngo ibiki ibyo simbikunda nabyo kunda umuntu uri pause mu bintu byose nyine ibyo ngenge n'ibintu mura n'umuntu bwa mbere na mbere turi no mu bantu benshi ngatavuga ati
n'umuntu rwose nta na conversation ndende njye nagirana nawe wenda ngo kwa kundi tuvuga ngo umuntu ngo n'umushuti ngo nawe n'umushuti ngo nyine ngo mwahangiza ndavuga oya warasize vene ugasanga umuntu acinze inzara zose yateretse akangaka ariko nagasanzwe gusa ko nagake agakanda nagasanzwe ku bantu bakikoresha mu gutwi utungutu rwose ni ibisanzwe nyine kuba papa sava abapapa nyine ba n'abasore babitegura kuba abapapa rero Jesus nese umusore akara kamwe gatereka ugakoresha ukishimisha se nje mbona kari normal ku bantu b'abapapa cyangwa abasore ngese nyine ngo niba mvuga ati buri wese agira ibintu byakunda n'ibyanga nukuri nge cyuye cyambaye kitwe nzaramba mbona ari umwanda none uraseze kuri kano gahera agahera nje nkabona ku bantu benshi cyane uragakunda oya ntagomba nkitayeho ibaze ko nanjye mbireba ukabona rwose umuntu yaciye inzara pe ni byiza afite agasuku ariko ugasanga akakara kareshya gutya yakakoza hari hano kuko nagatekerejeho kuko nagatekerejeho utu twarangiye bari turi normal ku bana b'abapapa cyangwa ab'abasore nyine ibyo ngibyo cyane ariko abapapa niyo nkunda se ubundi wamugane kano kara akamaro kako naka usanga kagira intoki nziza okay sorry ngiye simbikunda rero kuko agira intoki nziza simana mbabona ari bibi pe ngiye igisugo si bibiri mvuze ngana avuga ibyawo wumva bibi nyine ngewe ubona ku muntu nyine nkumva ntabwo twagira aho ndi umuntu ugira amagambo menshi umusore uza amagambo menshi agahuragura aho ngaho nyine ntago mukunda habe na gake ngo ugere mu bantu uhite wisanzura nkaho muziranye cyangwa se aho ndi umuntu ugira amagambo menshi mu buzima bwanjye birambanganiye ntabwo umuntu twahuza habe na gake bikubangamira iki se kabare utari ukatari bari uri kuyavuga nyine bindimo tu barumva mbangamiwe ahubwo nkumva aho hantu mahunga ngewe numva ntabwo mbashije kwicara aho hantu ntabwo umuntu twahuza undi muntu ngewe nkonta no ku myenda imyambarire ntabwo nkunda abantu baza amadeshire amapoketi nyine ubona ko ari wa muntu udasanzwe ntabwo ari ibintu mbikunda none muntu ngiye ntahuza nawe ibindi byo ubimenya mwaganiriye ariko imyenda ngiye ntekereza ko ngubu kwambara deshire se ni iki nyine kuri ngewe ntabwo bishoboka ntabwo umuntu twahuza umuntu wambaye deshire deshire ushobora kwambara akadeshire gato kuko nawe ndazambara gato gasanzwe ariko iyo hari ibikabije ukabona amavi ari hanze ntabwo umuntu twahuza hari n'abantu muhura bwa mbere ugatubona utangiye kugukoraho biteye gukorora guhobera ubu ntacyo ambwiye ku nshuro ya mbere nyine muri mu bantu wenda usanze ahantu hari abashyitsi bawe agatangira wenda akavuga ati igikobwa uri mwiza iki n'ibiki bivuga ariko utankozeho ibyo bivuga utankozeho ntabwo twakumvikana unkozeho ntabwo twakumvikana ushobora kuvuga ntabwo nakubuza kuvuga urumva ariko kunkora nanone n'ibindi bindi ntabwo nkunda umuntu nyine ugira ahantu ubona babandi kwisanzura amagambo menshi nk'aho musanzwe mumenyeranye ntabwo umuntu twahuza be na gakeya amase umuntu wenda muhura sibyo muhuriye wenda muri groupe y'abantu benshi ntabwo muziranye sibyo ariko naba mufite nka groupe ya WhatsApp muka planinga ku meetinga cyangwa se nyine ukisanga hano wenda ari mashuti bawe bake ariko harimo n'abandi bantu mutaziranye kumva nk'umuntu ari kwivugaho ngewe nkunda gusohokera ngaho ngewe nkunda kuri imodoka yanjye ibiki n'ibiki ashaka nyine kumvisha abantu yuko ati ngewe biriya bintu simbikunda ngewe hari ahantu sinahajya ngewe urumva ngewe iyo ndi mu hantu nka gutya sinkunda umuntu umeze gutya ibiki sometimes akanakumentioninga sinkunda umuntu wambaye ino kanzu wambaye sinkunda umuntu umuntu nyine uri negative ato nyine uvuga ama negative comments ariko nanone no umuntu ukunda kwivugaho umuntu ukunda kwivugaho ibaze ko nari mfite ngewe umushuti yakunda kuza ahantu ku kazi uri kumva ahantu akoreraga noneho agakunda nyine twicaye twese uri kumva n'abandi bashuti banjye benshi akaba aratangiye ngumva ngo uzi ko yicara umwanya munini ngo mpita nkumbura icyumba cyanjye ngo mfite uburiri bwiza ngo mfite icyumba cyiza ngo muzaze mu nsuri what the heck
nkavuga so no murabavuga iki aba bose nyine ukabona like nyine abantu ukunda kwivugaho ngiye ntabwo mbakunda ntabwo ari beza kandi yasimbikunda ikindi uwo muntu wo ukunda kwivugaho ikintu ushaka akunda no kuvuga ku bandi umuntu w'inegativi tukabona wambaye nk'urukweto waruguze rukunze ukabona ko rukubereye nandi akubwira ko rukubereye ariko yakubona ati urwo rukweto wambaye urwo rukweto wambaye wabi nyine bakumva yuko ukumva ko we ku giti cye niwe nyine ubereye amaso ye niwe wenyine undi muntu wese uri hasi yiwe ariko nanone hari igihe kamubwire hari igihe ushobora kujajinga umuntu gutyo ndamuhuye urugero byose twavuze ngo yambaye deshire ngo yambaye ngo aravuga amagambo mabi ngo aravuga ngo baby ngo yoyo ngo blablabla ngo aravuga ngo aravuga wenda agatetse inzara ugasanga ni umuntu uri understanding ushobora kuvuga ati shangiye ibintu simbikunda. Murakoze cyane mukoze kubana natwe. Yeah, thanks for having me, Rusal and Cynthia. It was a pleasure to me. So, see you next time, guys. Love you. Bye.